ibihe byiza kuri wowe ukunda gukurikira ibiganiro bica kuri D&B YouTube channel igenda ikugezaho amakuru y'imyidagaduro ari kugenda training ahantu henshi hagiye hatandukanye akugeraho buri munsi. Iki kiganiro bakita 5 minutes of show buri kumwe nanjye Ishimwe David ndetse na mugenzi wanje Nyirabyo kabisa. Tuba tuhabaye kugira ngo tukugezeho amakuru y'imyidagaduro ari kugenda avugwa ku isi nzima kabisa, haba muri Afrika, haba i Burayi ndetse na hano mu Rwanda. Turakugezaho neza cyane uri kumwe n'abasesenguzi babizoberemo cyane nka Nyirabyo arahari, ndi kumubona ameze neza. Nyirabyo utaze mu kiganiro. Urakoze cyane kabisa David. Umva umeze neza, abantu batari kukubona. Nyirabyo yambaye neza, niwe mukaponzi uri kwifunga neza muri no minsi kabisa. Cyane rwose cyane, urabona ko meze neza mu kajezi k'ikipe nkunda cyane ya Manchester United. Nubwo muri no minsi irimo ibyica, ariko ubundi ikipe ufana ugomba kwibaza ku mutima. Cyane umva Manchester United abantu bose bari kugenda bibaza iyi kipe ntigiye kutubera nka Arsenal. Manchester imbe na Arsenal, Manchester ni ibindi bindi, ariko buriya bigeraho ikipe ikaza mu byiza ikajya mu bihe bibi. Ni ibintu bibaho n'ibindi nko mu buzima busanzwe. Cyane rwose. Rero abantu tubahaye ikaze, murumva ko Nyirabyo ameze neza, nanjye ndahari. Akagripe kari kugenda gakira, ndi kugenda ndaruka muri mood kabisa. Ibintu biraje no bimere neza, babona amakuru ahagije ameze neza agenda bageraho buri munsi. Cyane rwose kabisa, abakunzi bacu bitegura ibintu byiza, urabona ko nabagarutse mu byiza kandi nanjye meze neza. Urumva ko kuva mu bitaramo tujya mu bwiza, tugomba no kujya mu bwiza tuva mu bundi byose kabisa. Reka rero twihutse tubahaye ikaze, bibuke bagende bakore subscribe, share ndetse na comment kuri ya YouTube channel. Ni iyihe Nyirabyo? Babwire. Ni ukwandikamo D&B TV Rwanda, byonyine ibi byanditse nko gusa tubona icyo bita isi y'imyidagaduro. Utubona amakuru yose y'imyidagaduro ukeneye kumva, haba mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi yose muri rusange, haba mu Burayi, muri Amerika, ahantu hose turahagera tukaba twakubwira ese n'iki kirimo kijya mbere ku musitari wawe ukunda uwo ari we wese wumva koko ushaka kumenya ibintu byose turabikubwira kandi tukabikubwira tubinyujije kuri iyo channel yacu. Iyo ufunguye rero nta kindi tubona, ujya mu isi y'imyidagaduro kabisa David. Cyane rwose. Rero amakuru turi buze kubagezaho cyangwa tubazaniye uno munsi, turaza kugaruka kuri saga. Ariko nsubira ntabwo nabyita saga, ahubwo ntavuga yuko ari nyine inkuru ziri kugenda zitraininga cyane. Ni umuntu witwa Yago ndetse na Jihad, abantu bagiye babona iyo saga cyane. Turaza kuyinyuramo, abantu benshi bagenda babisoma cyangwa babireba ku ma YouTube channel agiye atandukanye. Natwe turaza rero gushyiraho akacu, tuze kubabwira se byifashe gute. Turaza noneho kugaruka ku nkuru zindi ziri kugenda zivugwa. Uwitwa Gerard Mbabazi muramumenyereye mu gitangazamakuru cya RBA, yamaze gusezera nyuma y'imyaka 10, ndetse n'uwitwa Anita Pendo. Turaza kubigarukaho ese ni Anita Pendo agiye kwerekeza. Ibyo byose turaza kubimenyera muri kino kiganiro. Turaza kugenda tubahereza updates zose zigiye zitandukanye. Uwitwa Zari yamaze gusaba imbabazi umugabo wiwe. Turaza kugaruka ku nkuru y'akababaro y'umuraperi wapfiriye ku rubyiniro muri Amerika. Ibyo byose nta handi uri buze kubyumva sibye muri iki kiganiro cyitwa 5 minutes of show uri kumwe nanjye Ishimwe David ndetse na Nyirabyo. Reka rero Nyirabyo dutangire twihuta cyane. Duhere kuri no nkuru ya Gerard ndetse na Anita. Vanga kabisa, bitewe wenda mbere na mbere twavuga saga yabanje kubaho, ariko ni ikintu cyiza cyabaye cyo kuba bapromoting mu banyamakuru barenze Sandrine Ishez. Niwe babanje kuvuga ati, niwe babanje kuvuga nk'umunyamakuru wazamuwe akaba yungirije Barore cyangwa aho twita nk'uhagarariye ikinyamakuru nyine cyo mu Rwanda gikomeye cyane. Rero yaje amwungirije, ni ikintu cyiza cyaje kuko yatangaje mu nama y'abaminisitiri, baravuga ati afashe poste nziza. Rero nyuma yaho hahise hagaragara iyo saga yo kuba Anita Pendo yasezera ndetse na Gerard asezera. Rero n'abanyamakuru barenze kuri RBA rero ko barafashe umwanzuro wo gusezera. Sinzi uko wabyakiriye David. Nyine ni ibintu bibabaje cyane. Ubona abantu benshi bagiye batera comment bavuga se abanyamakuru nk'aba ngaba ko bari bakiri batonya, ubona ko bageze mu myaka yo gukora. Ariko nanjye ni inkuru
mva nabanje nyine gutungurwa ariko buri muntu afite uko aba yarapanze umurongo we akavuga ati ndava muri iki ngiki yenda ngiye mu kwikorera nk'uko Gerard ya kabisa rero n'ubundi wenda izo mvamutima ni kuri wowe ariko n'ubundi ubihuje n'abafana benshi kuri TikTok, Instagram n'ahandi hose imbuga atandukanye. Gerard Mbabazi akoresha niho yagaragaje nyine asezera abantu avuga ati nishimiye kuba narabaye mu muryango mugari wa RBA, ashima abo babanye bose, ariko amakomenti menshi cyane Lucky Nzeyimana ati comment n'abandi bose bagiye batandukanye bakoranye mu rugendo rurerure imyaka 10 n'ishwa ni myinshi rwose 10 myinshi rero bavuga ati tukifurije ishya neza ngiye kujyamo, bavuga ati ngiye atangaza agiye wenda nka nitapende wenda ngarutse gato kuri we yatangaje ko we akenshi mu bihugu cyane sinzi wenda niwe bwabyivugira wagiye kuba yajya gusimba Sanisheze kuko ntago hahita haza icyo gikomeye kuri Kiss FM. Byaba ari byiza wenda asuye kuri Kiss FM babuze umuntu ariko babonye nta kintu cyeze babahombye cyane nubwo wenda ishize yamaze igihe nawe kimwe, ariko Anita nawe ni umuntu cyane tuzi cyane kandi ashobora kuza akaba yazi ikigo cyaho cyane rwose. Urubona ko ari inkuru rero ziri kugenda zitraininga cyane. Reka tugaruke imyaka 3 irashize uwitwa Tuyishimire Joshua aka Jay yitabye Imana kuri no tariki bantu barabyibuka cyane. Ni inkuru y'akababaro yatashye mu banyarwanda cyangwa mu mitima y'abafana ba hip hop. cyane kabisa ngibi bijya gutangira wenda itariki yegereje hafi nabizi ko ubushize twabwiye ku gitaramo cyabaye hano Musanze MTN Wacu Music Festival niho umuhanzi warugaragayemo bwa mbere Kenisoro nkuko twababwiraga ati yaperformance neza, ariko n'iki cyakoze ku mutima w'abafana benshi bari aho ngaho. Yari indirimbo ya Jay Paul nziza cyane kandi yakunzwe mu byatambutse, avuga ati rwose bubatse ku musenyi, ariko abantu bavuga ati bahita bibuka ko itariki igiye kugira yibutse igihe Jay Paul yapfiriyeho. Abantu bavuga ati rero yongeye kutwibutsa, yongeye kubitwibutsa, baryoheye barakanguka. Ni ikintu cyiza rero kuba umuhanzi mwe yaramushyigikiye, ariko tukibaza ese ko itariki ari uno munsi akabona igitaramo cyateguwe cyatewe n'iki, habuze iki, ese hakorwa iki, wenda ubutaha bizakosoke. Sinzi David wo kubyumva, ariko bino bari ibintu bibundi hagombye kuba igitaramo wenda kihuza abatafa kandi indirimbo ze za kera bamwibuka nubwo kitaba kinarenze, ariko igitaramo cyane rwose nyine ubona ko ari ikintu kibura organization byibura ngo tuvuge ngo kuri no tariki turi kwibuka Tuyishimiye Joshua, habayeho umunsi nyine w'ijoro ryo kwibuka Tuyishimiye Joshua kubw'ibikorwa yakoze, kandi ubona ko n'indirimbo ziwe n'ubundi ziracyakunzwe mu matwi y'abanyarwanda. Ubona ko umunyarwanda wese akikubwira ati Jay Paul niwe mu hip hop nabonye cyangwa umuraperi mwiza cyane rwose. Ntabwo nkeka ko ibyo Jay Paul yakoze mu minsi yose yatambutse, aguma superstar yitwaye, yitabira ibintu bigiye bitandukanye, mabize performance yakoze Cousinho ndetse akanayikwana David umuhanzi ukomeye cyane muri Nigeria, n'ibintu yakoze bigiye bitandukanye kandi byazamuye ibendera ry'u Rwanda, bigatuma hari na bamwe biyumvamo gukora umuziki w'abaraperi bari hasi wenda na Vangade nanone n'abandi bose bamwigiyeho ko barapa. Rero ni ikintu cyiza umuntu atavuga ko cyagombye kuba cyakwiyongera muri buno buryo, hagombye kuba ari igitaramo kuko gihesha icyubahiro kabaka. Rwose abapromota bagombye bose kwigaho bakavuga ati reka tubikore mu buryo bwo guha icyubahiro izina ryiwe, ndetse n'abo ari abana basigaye bakaba babona ko papa we yakoze ibintu bifatika cyane rwose. Ndabona iminota iri kwihuta cyane, reka dukomoze gatonya kuri album ya Andi Bumuntu. Album ya gatatu agiye gusohora hanze, yavuze yuko izibanda cyane kuri gakondo cyane kabisa. Andi Bumuntu niwe watangaje nyine ku mbuga nziza zigiye zitandukanye, n'ubundi akenshi n'ibyo bakunda gukoresha, ariko Andi Bumuntu afite henshi yagaragariza ibikorwa bye biri imbere, haba kuko ni umunyamakuru ukora kuri Kiss FM, afite umurongo yabivugaho, n'ibintu byiza nabyo namwongerera kuba yagira iryo zina akagira igihe gikundiro. Andi Bumuntu rero yavuze ati ngewe wakwekesha abantu batangiye kubibona bica amarenga, ajya mu bitaramo bigiye bitandukanye bya gakondo byitabiraga cyane, asigaye abona ibintu byo kubyina traditionnel cyangwa imbyino gakondo, ubona ari ibintu arimo ajyamo cyane, tujoye n'inshuti cyane, kandi no guhera nawe ibyo wumvise arimo aririmba wumvamo akantu k'umwimerere nyarwanda. Ibintu bavuga ati koko byaba ari byiza nawe akaterekenge mu cy'amashyamba tujowe wa muco nyarwanda ugakomeza kuba hari, koko njyana gakondo nayo igakomeza kuba yaba
uteye imbere kandi umuhanzi nkandi umuntu akwiriye gakondo ni ibintu wakumva koko bifite ireme kandi byiza cyane nk'umuco nyarwanda ugakomeza wundi gusagamba David cyane rwose. Reka rero abanyarwanda tubararikire kuzumva iyo alubumu yandi bumuntu bimeze neza cyane. N'abandi mu bantu bayitegereje nyirabyo rero dusigaranye umunota umwe dukubite update zihuse cyane hanze y'u Rwanda ubundi duhite dusoza kabisa kino kiganiro cy'uno munsi. hanze y'u Rwanda rero reka mere hano hafi cyane mu Rwanda twabwiyeho byinshi cyane kandi byiza, ariko muri Afurika nta wundi urimo uravugwa cyane n'izarizo ariyo yaciye bugufi rwose arapfukama asaba imbabazi umugabo we, aramubwira ati rero nawe ibyabaye byose wenda ntago wenda byaba nabikoze ku bushake ariko ndapfukama ngusabye imbabazi ubuzima kugira ngo bukomeze kandi bugende neza usubire nk'uko bwakabaye. Havuze saga itandukanye saga ku bijyanye nawe umugabo we wa mbere Diamond Platinum bivuga ko basa nkaho umugabo yarakaye bitewe nuko bongeye kwihuza, ariko ubu noneho zari yavuze reka ngaruke mbe namusaba imbabazi. Indi nkuru irimo iravugwa muri Amerika nk'uko wabivuze muri introduction, wavuze ko Fatman Scope nawe yiguye ku rubyiniro n'inkuru y'akababaro wese yakumva kandi akumva ko akavuga ati ariko aruka mu mahoro n'undi musaruro ugiye nyuma y'uko tubonye abandi bavuga ku rubyiniro, ariko tuvuga ati Imana imwakire mubaye David. Cyane rwose ni inkuru y'akababaro, ariko nyine buriya ino nzira tuba turi kugendamo kuramo na byose kandi bikatugeraho mu buzima bwacu. Reka rero nshimire buri wese wamaze gukora subscribe kuri no YouTube channel yitwa Z&B TV Rwanda kabisa, sharinge n'abandi noneho ibintu bikomeze bigende neza cyane. Ndagushimiye nyirabyo ku bwa kino kiganiro dukoranye neza cyane.